Ibihe byiza kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi ni by'agaciro. Komeza uzajye udukurikirana natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza ibintu byiza. Icyo usabwa ni kimwe, kora subscribe kuri iyi channel ndetse ntibagirwe no gukanda kukazogera kugira ngo buri kintu cyose tuzadushyira kuri iyi channel yacu uzajye ukibona mu bambere gatanu kuri gatanu. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, naho nyine channel yitwa Melox TV. No gukora subscribe gusa ubundi tukagendanamo neza cyane. Ku mugoroba Irene ubwo yarari mu kiganiro muri The Choice Live n'ikiganiro cy'Isibo TV nibwo yasohoye indirimbo yitwa Peer Pressure. Irene akaba na CEO cyangwa se Chief Executive Officer wa MIE cyangwa se Murindahabi Irene Entertainment, akaba amanaginga umuhanzi witwa Niyo Bosco ndetse akaba afite n'undi uri mu igeragezwa witwa Adbi ndetse akaba afite n'uwo bakorana bya hafi witwa David Rubangura. Mu minsi yashize nibwo hari saga ivuga ko yatandukanye na ba Dorcas, gusa ubu ngubu bimeze neza, barasubiranye ibintu byose bimeze neza cyane nubwo batari basinyana amasezerano y'imikoranire, ariko ibintu byose bimeze neza, bariyunze ndetse n'umubyeyi wa ba Dorcas ndetse na Vestine ubu bameranye neza nta kibazo. Nyigaruka ku ndirimbo ya Niyo Bosco yitwa Peer Pressure. Peer Pressure, abantu bashukwa n'abandi cyangwa se abantu bagendera mu kigare babona abandi bakoze ibintu runaka, nibari ukunywa inzoga nyamara utari usanzwe uzinywa, ariko kubera abantu mugendana ugasanga wishoye mu bintu bigiye bitandukanye. Niyo ndirimbo ya Niyo Bosco ni MIE presents indirimbo yitwa Peer Pressure. Ni indirimbo nziza cyane yaba mu buryo bw'amajwi cyangwa ndetse no mu buryo bw'amashusho. Ni indirimbo nziza cyane nkuko dusanzwe tubimenyereye. Niyo Bosco n'umuhanzi ukora indirimbo, ishobora kuba ari indirimbo y'Imana cyangwa se indirimbo yo mu buzima busanzwe, ariko iza ari indirimbo yo gukebura abantu. Ari nk'indirimbo ya mbere yakoze yitwa Ubigenza Ute. Ni indirimbo yanakunzwe cyane kuri ubu ngubu imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni 2. Yakoze indirimbo yitwa Imbabazi, yakoze indirimbo yitwa Ubutwari, yakoze indirimbo yitwa Ubutsinzi, kuri ubu ngubu igezweho yitwa Peer Pressure. Mbere yaho gatoya yuko ashiringi hanze yari amaze gushyira hanze yitwa Ubutsinzi. Mbere y'iyo ngiyo Ubutsinzi yari yamaze gushyira hanze indirimbo yitwa Seka yakoreye kwa Element ndetse ikaba nayo hit cyane. Rero ubu ngubu igezweho yitwa Peer Pressure. Ni indirimbo yakozwe na Santana Sauce, akayikorera muri High Five, wayimixinze ndetse akanayimasteringa yitwa Bobo Pro, umudirector wayo ndetse akaba ari nawe wayeditinze yitwa Chris Easy, umusore umeze neza cyane. Muri no minsi biragoye kubona video yasohotse y'abastari bakomeye itarimo Chris Easy cyangwa se atari we wayidirectinze ndetse akaba ari nawe wayikoze. Chris Easy n'umudirector umeze neza cyane ndetse wa assistant director yitwa Sam Switch, executive producer ni Murindahabi Irene, umuntu washyize amabara muri video cyangwa se wasetinze ibintu by'amakara yitwa Sinta, akaba ari we colorist ndetse umuntu wasetinze cyangwa se set manager yitwa Hussein Trole, set breeder yitwa Nshuti Excellence, lighting manager yitwa Eve Sound, lighting operator yitwa harimo witwa PDG witwa Jojo ndetse na Jean Marie, choreography yitwa Titi Brown, umwe mu babyinnyi nabo bahagaze neza cyane. Indirimbo zose ziri kuba hit mu gihugu cy'u Rwanda inyinshi niwe uba ari choreography wayo cyangwa se umuntu wazanye imbyino cyangwa se wadesigninze imbyino zizakoreshwa cyangwa se wakoze wabyinnye muri iyo ndirimbo, ariko n'indirimbo n'imbyino zose zagaragaye muri iyo ndirimbo akaba ari we wazikoze cyangwa se wazitekereje. Abadensa ubwo bana bafatanyije na Titi Brown harimo uwitwa Aspino ndetse n'uwitwa Dani. aba actresses harimo uwitwa Mutoni, hakabamo uwitwa Dudu, hakabamo uwitwa Lorette ndetse hakabamo n'uwitwa Bebe ndetse n'uwitwa Divine. Wakoze makeup yitwa
makeup, wabambitse yitwa Starboy Designer, ndetse umuntu wogoshe cyangwa se watunganyije umutwe wa Neo Bosco yitwa Wamuniga Hair Stylist. Uyu nawe akaba ari umwe mu bantu bari kubikora neza cyane mu mujyi wa Kigali. Usanga abantu benshi bashaka kwiyogoshesha bajya kuri Wamuniga Barber, akaba ari umwogoshi nawe umeze neza cyane. N'indirimbo ifite iminota 3 n'amasegonda 59, birumvikana ko habura isegonda rimwe kugira ngo bigere ku minota 4. Kimwe mu bintu ndi kwishimira cyane muri no muziki muri no minsi, iyo umuhanzi yakoze indirimbo asigaye aheza credit abantu benshi bagiye batandukanye bagize uruhare kugira ngo iyo ndirimbo isohoke, ndetse indirimbo isohoke ari nziza. Ndetse na Neo Bosco nyine yabikoze, abantu bose bamufashije kugira ngo indirimbo ibe yasohoka ngo ijye hanze. Yabanditse ndetse hakaba harimo nyine na Wamuniga amaze kukubwira, akaba ari umwogoshi wamwogoshe kugira ngo bigende neza, agaragare neza muri video. N'indirimbo nyine nkuko nabikubwiye igaruka ku bigare, ari ukuntu usanga abantu bagendera mu bigare, ugasanga umuntu yari umukristo cyangwa se hari imyemerere yari afite, ariko kubera abantu basigaye agendana nabo ugasanga yarahindutse cyane. Neo Bosco agaruka ko ikigare yagenderaga mu bwo nyine n'indirimbo niko yayanditse, bamweshaga amayoga cyangwa se bakamukoresha ibindi akagendera mu kigare nyine akabikora kubera ko nabagenzi be babikoze. N'indirimbo nziza cyane ku masaha 19 gusa yari maze hanze, yari maze kurebwa mu masaha 13 yari maze hanze, yari maze kurebwa n'ibihumbi 69. N'indirimbo nziza cyane, n'indirimbo yasohoye afite aba subscribers ibihumbi 90, ariko kuri ubu ngubu asigaye afite aba subscribers ibihumbi 100. Neo Bosco n'umuhanzi wazamuwe na Irene ajya avuga ko ari umumanager mwiza, benshi nibabyemera, ariko iyi nitara yazamuye kuva ku munsi wa mbere kugeza ubu ngubu. Neo Bosco n'umuhanzi ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse agenda akora amahiti, n'umwanditsi mwiza cyane, yagiye yandika indirimbo zigiye zitandukanye. Kuri ubu ngubu nyine YouTube channel yimaze kugira aba subscribers ibihumbi 100. Mu masaha 13 yarima abantu bari bamaze gutanga ibitekerezo kuri iyi ndirimbo, n'abantu 1,100. Urumva ko n'abantu benshi. Yago TV show nyine muramuzi ni Yago, ariko akaba afite YouTube channel yitwa Yago TV show, yateye comment avuga ngo fire. Ni indirimbo nziza cyane, ndetse n'andi ma comment meza cyangwa se menshi yandi yagiye akomerezaho aza kuri indirimbo yitwa Peer Pressure ya Neo Bosco. Harimo abantu babandi baba basaba like, ndetse n'abandi bagiye bavuga ngo Neo Bosco n'umuhanzi w'umuhanga nk'uwitwa CPG The Greater, yanditse ngo yeye niba uri interested with the song you can press peace. N'indirimbo nziza cyane, nawe ndakurarikira kuba wagenda ukayumva kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza cyane. N'indirimbo igiye hanze nyuma ya saga ikomeye cyane. Irene yaramazemo iminsi ari kumwe n'aba bakobwa be, arimo Dorcas ndetse na Vestine. Neo Bosco n'umuhanzi w'umuhanga, ndetse n'umwanditsi mwiza, akaba n'umuririmbyi mwiza. Ngayo nguko rero iby'indirimbo abantu benshi batangiye gukunda, ndetse batangiye no kugaragaza utuvideo bari kuyumva, aho ari indirimbo yigisha nk'uko dusanzwe tumenyereye Neo Bosco. Nizo ndirimbo ahora asohora. Ndagushimiye rero wowe udahwema kubana natwe. Ikindi nakubwira nuko hari company yitwa Frame Shipping Limited. Mu gihe cyose waba ukeneye kohereza ibintu hanze y'u Rwanda cyangwa se kubitumiza hanze y'u Rwanda, ntihazagire abandi baguhenda. Gana Frame Shipping Limited mukorane, kandi igiciro cyabo kiri hasi cyane ugereranyije n'icyahandi. Hamagara 0780 70 46 78, ubundi ukorane na Frame Shipping Limited, ibintu byose bikomeze kugenda neza cyane. Komeza rero kugira ibihe byiza, Imana ikomeze ikurinde.